nguhaye ikaze wowe uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nongeye kugaruka kuri uyu mwanya ngarutse mu isura nshyashya, ntabwo nje kuri Lioness 250 ahubwo nje kuri Lioness All Talent. Lioness All Talent ni channel nshyashya twabashyiriyeho kugira ngo ibashe kuzamura cyangwa se kunyuzaho impano zigiye zitandukanye, cyane cyane twibanda kuri za mpano zitamenyekanye, za mpano zitagiye kwitara, za mpano zitabashije kujya ahagaragara. Lioness All Talent yaje kugira ngo ibashe gushyira hanze izo mpano, cyane cyane abantu b'igitsina gore. Niyo mpamvu twitwa Lioness, niyo mpamvu twaje kugira ngo dufashe bagenzi bacu b'abagore cyangwa se b'abakobwa bafite impano ariko batabashije kuzishyira ahagaragara. Rero twaje kugira ngo tubafashe kuri buri mpano iyo ari yo yose ufite, kandi tutagendeye ku myaka. Ntabwo tuvuze abagore gusa, n'abagabo ndetse n'abahungu n'abasore bose barimo, bashobora kuzana impano zabo tukazicisha hano kuri Lioness All Talent. Waba se wifuza kuzakina filime? Waba ufite uzi guhanga imivugo? Ese waba uzi gucuranga? Waba uzi kuririmba se? Uzi gushushanya? Uzi guteka neza? Uzi kwerekana imideri? Ibyo byose ndetse n'ibindi tuzabicisha hano kuri Lioness All Talent. Tubahaye ikaze muri Isanga, kandi twizeye ko impano zanyu zigiye kugaragara zikajya kwitara, buri wese akabasha kureba icyo mushoboye. Nicyo twaziye nka Lioness All Talent. Rero niba wifuza kutugana kugira ngo utwereke impano yawe, turaguha nimero ushobora guhamagaraho cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na message. Ujye ukoresha nimero ikurikira, ufata agakaramu ndetse n'agapapuro cyangwa se ufate telefone yawe wandike. Ni 0782 33 14 88, 0782 33 14 88. Ikaze kuri Lioness All Talent.